Nuwo kwiringirwa n'umugabo utajya uhemuka, ijambo rye rirahama ararikomeza n'impamo. Yesu nuwo kwiringirwa, Uwiteka nuwo kwiringirwa, n'umugabo utajya uhemuka, ijambo rye rirahama ararikomeza n'impamo. Yesu nuwo kwiringirwa. Oya witinya mwana wanje, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Humura, oya witinya mwana wanje, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Nzakujya imbere, oya witinya mwana wanje, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Rero gutaha ubukwe bwacu imyaka ibaye 6 mu budamu atatu, none uri kumbwira iby'Imana. Umva kubwira inshuti yanjye, umva kubwira, iyo ahaye Sara umwana, iyo Mana niyo kwizera. Iyo ahaye Hana umwana, iyo ngiyo niyo kwizera. Komeza uyiringire, umunsi uzabona, nawe uzabone kwitamuriyeho. Imyaka 6 iyo ahaye Sara umwana, iyo niyo kwizerwa. Iyo asatuye inyanja mo kabiri, imigambi yayihora ari myiza ku buzima bw'umuntu. Wowe yizere izakora n'ibikomeye. Iyo ahaye Sara umwana, iyo niyo kwizerwa. Iyo asatuye inyanja mo kabiri, imigambi yayihora ari myiza ku buzima bw'umuntu. Wowe yizere izakora n'ibikomeye. Witinya, oya witinya mwana wanje, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Ndabizi urarira, oya witinya mwana wanje, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Nzagukomeza, oya witinya mwana wanje, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Ishyamba ry'inzitane, aho ubona nta nzira, jewe ndi Imana ica inzira. Ibibazo bikomeye, aho ubona nta nzira, jewe ndi Imana ica inzira. Ishyamba ry'inzitane, aho ubona nta nzira, jewe ndi Imana ica inzira. Ishyamba
twagarutse rero nyuma y'iyo ndirimbo ndetse no kureba ya yindi yitwa Iriba, ni indirimbo nshyashya ya Vestina na Dorcas. Twagarutse mu kiganiro cyacu, hanyuma rero nkuko nari nababwiye turaza guhita twerekeza mu gice cy'ijambo ry'ihumure. Ese uyu munsi ijambo ryacu ry'ihumure riraza kutubwira iki? Riraza gusana imitima yacu gute? Ese riraza kwibanda kuki? Ijambo ry'ihumure rero uyu munsi by'umwihariko rinadutangiza uyu mwaka, turacyari mu ntangiriro zawo. Hari ijambo ry'ihumure, ni ijambo ryavuzwe na Prophet Claude. Reka turirebe hanyuma ubundi tuze twerekeza ku mutumirwa wacu. Yavuze iki? Yatubwiye iki? Araduhumuriza gute? Reka mbikubwire muri avance. Let me tell you this before. Akanwa kagusuzugura, Every mouth that despises you kazakuvuga neza utakishyuye. shall speak good to you without payment. Umva, aho bamanitse ibyapa bagutuka, Where they have put posts insulting you, bagiye kubimanura utabatumyeho. they are going to bring them down before you set them like that. Ubona seka mubwire ngo mwaka mupya. If you love, say Happy New Year. Umwaka mushya, And New Year, wowe mushya. you knew. Uzi ibintu Imana ikoze? Do you know what God has done? Abantu bamenye ikimwaro cyawe, People who knew your shame, bagiye kubona igitangaza mu kimwaro cyawe. they are going to see a miracle from your shame. Abantu bamenye igisebo, reka mbabwire, bwira umuntu ngo ntiwongere kugira ubwoba. Tell your neighbor, fear not again. Mubwire ngo ni ukuri kw'Imana, Imana irakubahisha. I swear to God, God is going to give you honor. Mubwire ngo Imana irakurengeye. God is going to help you. Mubwire ngo Tell your neighbor, mu kimwaro cyawe, instead of your shame, ikintu cyatumye useba, what made you ashamed? Imana ivanyemo ikibemeza. God is taking something convincing them. Mubwire ngo ntiwongere kwiheba, Don't lose hope again. kubera abagusuzugura. For people despise you. Bazi ikikwicariye, They know what is seated upon ariko you. ntibazi kugendamo imbere. They don't know what is walking in you. They Ntibazi aho Imana ikujyana. don't know where God is taking you. Ntibazi icyo Imana ikuvugaho. They don't know what God is speaking to you. Ntibazi ahantu Imana They ikujyanye. don't know why God is taking you. Abo bahazi. They don't know. So people, Professor. Yego, iryo ni ijambo ry'ihumure rero. Bwira mugenzi wawe ngo ntiwongere kugira ubwoba, ntiwongere kugira ubwoba nawe. Ikaze mu kiganiro awe. Shalom. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Ntiwongere kugira ubwoba rero. Murakoze kugira ubwoba. Yego, ni ijambo ry'ihumure rikubiyemo ibintu byinshi yatubwiye by'umwihariko mu ntangiriro z'uyu mwaka, ariko umuntu aramutse abikurikije kuko ni ijambo ryiza ry'ihumure rihumuriza imitima y'abantu benshi, cyangwa se navuga ku muntu wese waryumvishe, ntago rinyura mu gutwi kumwe ngo rihinguke mukundi, ahubwo riragenda rigahumuriza umutima we. Ntiwongere rero kugira ubwoba. Yewe nicyo kintu numva nanditse ahantu by'umwihariko yuko ntagomba kugira ubwoba muri uyu mwaka cyangwa se n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Ariko byo nta n'impamvu yo kugira ubwoba, kuko Imana iturebera ku manywa na nijoro. Yego. Niba twitaye rero nta n'impamvu yo kugira ubwoba, tugomba guhora twizeye iyo Mana kandi tuyiringiye. Yego. Nta mpamvu yo kugira ubwoba rwose. Yego. Kuko niko n'ijambo rya rivuga muri Yesaya igice cya 45, bati nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Rwose nzaminagura inzugi z'imiringa n'ibindi zo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nta mpamvu yo kugira ubwoba. Nta mpamvu yo kugira ubwoba. Nuko rero twakiriye hano. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Iracyakurinze? Iracyandinze cyane. Nahoze mbwira abantu ngo byonyine kuba umuntu yabyutse akagenda akagera aho yaragiye amahoro, cyangwa se naho yaba atagiye ariko akaba agihumeka umwuka bazima, numva ku bwanjye nta shimwe rirenze iryo ngiryo. Ibindi byose ni inyongera. Rwose kuba umuntu ari muzima. Yego. Ibintu byose yashyikaho yabishyikaho kuko ari muzima. Ndatekereza nubwo waba ufite amamiliyari ariko urwaye nta n'icyo wakora. Yego, ariko iyo uri muzima ibintu byose birakunda kandi biraza. Aha, hanyuma rero amazina yose ni ayahe? Ugira AKA? Ibyo byari gusiga. Yego. Ariko ubu ngubu ntayo. Yego. Amazina ni nde?
amazina niswe n'ababyeyi ni Dusenge Imana Elie, Elie, ariko hari ukuntu njya ndihina bitewe n'icyo nshaka ko rikora, nkitwa Dusenge Elie, ariko ntabwo mba natandukiriye cyane. Yego hanyuma rero uri umuhanzi wa gospel cyangwa se w'indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, ubimazemo igihe kingana gute? Urebye mu ndirimbo za gospel mbimazemo igihe gito kuko nabitangiye 2022, ubwo nari maze iminsi mike yanjye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Hanyuma ubwo urumva ni imyaka nk'ibiri gusa. Imyaka ibiri? Ariko umuziki wose muri rusange navuga ko ari imyaka myinshi. Ni imyaka myinshi. Yego. Ni ryari noneho watangiye kuririmba cyangwa se wavukiye mu bakristo wanyu? Ukuntu nabivuga ni Imana yandukoye. Yego. Njye ntabwo nari umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, nabanje kuririmba indirimbo z'isi. Yego. Secular music. Yego, za secular. Yego. Hanyuma ngeze muri kaminuza nibwo nabonye ko Imana yandemeye kwiramya no kwihimbaza. Nita shiftinga mva mu zo kuririmba izisanzwe hanyuma njya kuramya no guhimbaza Imana. Murumva ni kera. Ubwo byaje bite kugira ngo byari byagenze bite? Hari akantu wenda kari kakubayeho ugahita uvuga uti ibindimo ntabyo reka mpindukire? Murakoze. Cyangwa ni ibanga? Ntabwo ari ibanga, ndabivuga kuko bishobora no gufasha umuntu. Yego. Natangiye mvuga ko narimbaga indirimbo z'isi. Yego. Iyo uririmba indirimbo z'isi hari igihe uba ufite urukundo rwinshi. Yego. Ukumva nyine ntiwanabireka. Yego. Ukuntu byagenze nanjye numva ari igitangaza cy'Imana. Wumve ko nafashe umwanzuro njye no gusora indi ndirimbo y'isi. Nagiye gishyika muri kaminuza, niga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Warasoje? Hasigaye amezi make yankosoje. Hanyuma nkihashyika nahise ninjira mu itorero ryitwa Good Foundation Community Church riyobowe n'umushumba bita Bishop Mireille Gasana. Kigali njya mbona azwi, mushaka kuba namwe mumuzi. Yego wenda. Twagize icyo gihe hahise hazamo igihe cya corona, ya corona ya kabiri. Yego. Aratubwira ati rero muze dusenge. Yego. Turasenga, twamaze iminsi 7 dusenga. Muri iyo minsi 7 byagize ku munsi wa gatatu n'uwa kane nkajya nsoza amasengesho numva muri njye mfite agahinda, nibaza ibyo nabagamo, nibaza uburyo narimbayeho, nkumva nanjye byaranshanze. Mfata umwanzuro kuko Paul yavuze ngo ibyarindamuza byanjye byose byampindukira igihombo kugira ngo ubwo ubutunzi butagira akagero muri Kristo. Niko nanjye nahise mvuga ati ibi ngibi nabonaga ko bimbereye byiza ndabiretse bwo gukurikira Kristo. Mpinduka gutyo, ya mpano nakoreshaga mu byo kurimba izisi ntangira kuyikoresha ndamya ndetse nanahimbaza Imana. Yego. Nuko byagenze. Waje gusanga rero bitandukaniye hehe mu Mana mu minsi umazemo wenda uririmba indirimbo z'Imana zo kuramya no guhimbaza Imana, waje gusanga itandukanira ari irihe? Wari warahombye iki? Nta kintu cyiza nko kuririmba indirimbo ukabona ifashije umuntu, ikamusanga wenda nko mu kibazo yari arimo, ikamufasha, ikamubuza kwiheba nk'uko twavuze ngo ntukihebe. Yego. Ikamubuza kwiheba. Nta kintu cyiza nko kumva uri mu murongo mwiza Imana ishaka. Yego. Ni ibintu byiza cyane. Shima Imana ahubwo ko yafatishije imigozi yayo. Icyo navuga nungutse ni ubusabane bwanjye n'Imana. Ntabwo waririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana udafitanye ubusabane. Ntabwo bishoboka. Icyo ni ikintu gikomeye. Mbese byandinze no kujya mu bindi bitari byiza. Wumva iyo ntawe ukubuza hari uko wiyobora. Yego. Ubwo rero umwuka w'Imana wanjemo hari ukuntu ambuza nkakora iby'Imana ishaka, atari uko bivuye mu mbaraga zanjye cyangwa muri kamere yanjye, ahubwo uko bivuye ku Imana ishaka, ku bushake bw'Imana. Yego. Hanyuma kuva rero utangiye umaze kugira indirimbo zingahe hanze mu majwi n'amashusho? Hari iyo twabonye yitwa gute? Yitwa Nzakujya imbere. Nzakujya imbere. Ni yakangahe muzo waririmbye? Iriya ndirimbo ni iya gatatu. Nabanje gukora yitwa Umpa Amaso. Umpa Amaso nayo ifite amajwi n'amashusho? Oya, yo ntabwo ifite amashusho, gusa ifite amajwi gusa. Yego. Hanyuma izifite amashusho ni zingahe? Ubu izifite amashusho maze kugira 2. Indi yitwa gute? Indi yitwa
ndemezanya imaze iminsi mikeya. ndemezanya ngira ngo nayidushakire tambwe nadufashe adushakire indirimbo yitwa okay niriya ubwo mukanya turaza kuyireba. Yego, hanyuma indirimbo ya mbere wayereyeho wayise gute? Nayise muravuga iyo nasohoye cyangwa yego iyo wasohoye bwa mbere? Iyo nasohoye nayise Umpamaso. Umpamaso. Kubera iki wayise gutyo? Okay, mbaje ikibazo cyiza cyane numva buri wese yakumva. Yego. Ahantu dutuye nari nicaye kuko nyendo muririmbye muri korali. Yego. Ndimo ndategura indirimbo wenda tugiye kuririmba. Hanyuma nza kumva inkuru muri karise y'iwacu ngo hari umukobwa n'umuhungu bapfuye bari gusangana. Yego. Umwe arapfa undi arasigara. Yego. Ndibaza hari utazi ko ibyo ari bibi bizanaturimbura. Yego. Ariko kuko Paulo yaravuze ngo dukirana n'imyuka mibi. Yego. N'abatware n'abategeka isi y'umwijima, abo nibo batuhata bagatuma tujya kure y'Imana. Yego. Nge bitamo ndavata Imana. Ndabizi ko n'abariya ntabwo bazi ko babikoze batazi ko birari byiza. Bari babizi ko ari bibi. Yego, bari babizi ko ari icyaha. Yego. Kandi nabo nanjye ntabwo navuga ngo ndakomeye cyane ku buryo ntabwo mu cyaha icyo ngicyo. Yego. Ndavata Imana gusabye nyikora nk'isengesho. Ndavuga ngo umpa amaso akureba, umpa amatwi yumva ijambo ryawe ndetse n'umutima ukangutse, nyoborwe n'ubushake bwawe, nyoborwe n'ubuntu bwawe. Ibyo umukristo wese yagombye no kugenderaho. Yego. Yego, kuko aramutse asabye andi maso Imana y'ubwayo ikaba ariyo akakora ibiri mu bushake bw'Imana. Ntekereza yuko isi hari icyahinduka. Ndatekereza n'abantu bakora ibibi baba babizi kandi umubajije yakubwira ko atari byiza. Yego. Ariko yabuze imbaraga by'ukuri zo kubireka. Nta nubwo kureba imbere avuga ati birashoboka ko byandimbura. Ariko abikora bizi yuko biriya bintu atari byiza. Yego. Hanyuma iyo niyo ndirimbo yawe ya mbere washyize hanze. Yego. Ariko hari uriyandikira? Yego. Indirimbo zawe uriyandikira. Reka tubanze turebe iyi ndirimbo nshya imaze iminsi ngahe hanze? Iminsi 5 hanze. Reka tubanze tuyirebe hanyuma tugaruke mu kanya.
bw'Imana buri hafi, mumese ibishura byanyu mu maraso ya Yesu. Uhore mwiboneza ku manywa ndetse na nijoro, impanda nivuga tuzazamukana n'umukiza. Bakundwa mwese ubwami bw'Imana buri hafi, mumese ibishura byanyu mu maraso ya Yesu. Uhore mwiboneza ku manywa ndetse na nijoro, impanda nivuga tuzazamukana n'umukiza. Hahirwa abafite mu mitima inzira ijya i Siyoni, abo ngabo ntibabasha kunyeganyezwa. Hahirwa abifitemo imbaraga bigira ibitaboneka, impanda nivuga bazazamukana n'umukiza. Hahirwa abafite mu mitima, hahirwa abafite mu mitima inzira ijya i Siyoni, abo ngabo ntibabasha kunyeganyezwa. Hahirwa abifitemo imbaraga bigira ibitaboneka, impanda nivuga bazazamukana n'umukiza. Ndemezanya n'Umwuka wera w'Imana ko nzaba muri cya gitaramo, ubwo nzaba maze kunesha Satani ndetse n'umubiri, tuzabana muri cya gitaramo. Yesu agiye kwima ingoma, tuzabana muri cya gitaramo. Yesu agiye kwima ingoma, tuzabana muri cya gitaramo. Ndemezanya n'Umwuka wera w'Imana ko nzaba muri cya gitaramo, ubwo nzaba maze kunesha Satani ndetse n'umubiri, tuzabana muri cya gitaramo. Yesu agiye kwima ingoma, tuzabana muri cya gitaramo. Yesu agiye kwima ingoma, tuzabana muri cya gitaramo. Yego, twagarutse rero ni nyuma yo kureba iyi ndirimbo. Niyo ndirimbo imaze iminsi 5, ni iminsi 5 igiye hanze. Yego, hanyuma rero wenda twihuta cyane tugenda tugana no ku musozo. Indirimbo zawe uyu munsi umuntu yazikeneye azisanga hehe, ziboneka hehe? Bazisanga kuri YouTube channel yanjye yitwa DUSENGE Elie. N'ubundi byose biriho kuri iyo channel. Kuri iyo channel byose biriho. Yego, hariho izi ndirimbo ebyiri na za zindi. Hariho barasangaho izi ndirimbo ebyiri zikoze zifite amashusho na za zindi ebyiri zifite audio gusa. Baraza no gusangaho n'ikindi kintu njya nkora. Ndi umubyinnyi, mfite abana batoya nigisha kubyinira Imana drama sinzimba muziki. Yego. Nabo wenda ninagerageje ndavuga ati wenda nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugerageze mushake icyo mwamashima. Navuze ati wenda hariho umuntu wabyishimira bikamufasha kugira ngo nimba tumvise amagambo wenda nabibona no mu bimenyetso biraza kumufasha. Nabitangiye ariko narahagaritse. Kuki uhagaritse? Sinzi bisa nkaho abantu batabyakiriye neza. Okay, nuko batarabimenyera. Ngewe ntekereza yuko ari uko batarabimenyera. Birashoboka. Yego. Ubwo uzakomeza ugerageze urebe ko hari icyo wahinduraho. Yego. Rero nicyo ubwira abakunzi bawe bagukurikiye aka kanya? Icyo nabasaba ni ukunshyigikira. Yego. Mu by'ukuri ndacyari umuhanzi uri gutangira, kugeza ubu mfite indirimbo 4 gusa. Yego. Si uko arizo zonyine zihari, hari n'izindi nuko ntarabona n'uburyo bwo kuzikora, ariko nkeneye amaboko muri make. Bakandi subscribe, bakandi share, bazisangiza abandi niba indirimbo yagufashije.
ugira umwete wo kwisangiza abandi yego kugira ngo nabo bumve ibyo ngibyo navuze n'ubwo butumwa hanyuma uko ngenda mbona bikomeza kwakirwa niko nanjye nkomeza gukora bikaguha imbaraga bikampa imbaraga mbese n'urukundo rwabo yego nicyo nabasaba yego reka tugushimire urakoze cyane Imana iguhe umugisha kandi abantu bajyeho basubscribinge balikinge nuko wayakiriye ubyandike muri comment hanyuma na sharinge kuri bagenzi bawe ko yagufashije hari n'abandi yafasha kandi bikagenda neza yego murakoze cyane urakoze cyane Imana iguhe umugisha amen ndabashimiye kandi urukundo munyeretse Imana ikomeze namwe kubashyigikira Izuba TV nibwo bwa mbere ikitsanga ariko nishimiye uburyo nakiriwe kandi nizera ko habaye mu rugo tuzakomeza yego hanyuma urakoze cyane reka dufate akaruhuko tugarukane n'umutumirwa wacu wa kabiri